baraje ni ijoro ryo ku itariki 2 saa 9 z'ijoro baraze narakomanga ambwira ngo turabashinzwe umutekano gukingura hari ibyo dushaka kubaza korona rakinguye nkimara gukingura bahise binjira ambwira ati icyo twitwaje ni imbunda nta kindi n'amapingu ubwo ngubwo ndancana amatara binjiza mu nzu barasaka ubwo umudaso wari urimo aravuga ngo ni inkingure n'inzu zo mu rugo ngo nazo bazirebemo nazo ndazikingura barazisaka ubwo barangije gusaka bahita basanga iyo myenda aho yari iteretse ambwira ati ibi ni ibiki ndabwira nti ni imyenda ngo bwoko ni caguwa ubwo barambwira ngo ufite ibyangombwa byayo ntibirahari ubwo ndabibereka mu gihe barangije kubireba barambwira mpita mbona bazanye n'abandi bafashe ambwira ati umugabo wawe arihe kandi umugabo ntago yaraye mu rugo ngarihe kuki ataraye mu rugo ntawe uhari yaraye i Kigali ubwo banga kubyumva bafata telefone barambwira ngo nimbabwire izina rye ririmo ndaribabwira barangije barayihamagara ashyiraho pariyeri bambwira ngo baza umugabo wawe aho yaraye raje aransubiza ngaho naraye surahayobewe ubwo ngubwo ibyo byarangiye bahita bambwira ngo terura iyo myenda uwo gitugenda urabisobanura ku murenge ngo tugeze ku murenge ubwo twaricaye hamaze gucya bahamagara umuyobozi w'umurenge avuga ati dore bano bantu tuzanye ahangaha urabazi ubwo umuyobozi w'umurenge arangije aravuga ati ndi kubona namenyemo n'aka atari kuyunguye umugabo wiwe arihe tamubwira nti umugabo ntawe uhari ntago yaharaye ngo kuki ataharaye abwana ntago ibyo ge nabitindaho ntago mbese ubwo ngubwo twagumye aho ngaho ubwo haza kuza ushinzwe ibyinjira n'ibisohoka baba ngo narapiki araza nyine baramubwira ati abantu barakekwaho forode none twabafashe ubwo batari ku uyu mugore we afite ibyangombwa imyenda ye ifite ibyangombwa ubwo yarabirebye barangije komanda arambwira ati igira hariya tugufotorane n'imyenda yawe ubwo ngubwo nagiye hariya baradufotora bafatana babandi babambika amapingu nabo babafotora kwabo ubwo ngubwo nibwo nyine twiriwe aho ngaho dutegereje igisubizo baduha nimba dutaha cyangwa nimba badufunga kugeza nimugoroba kugeza ubwo umugabo aza aje rero nibwo yene yasabye ko bagomba kundekura akaba ari ufungwa kuko ntacuruza ntazi n'iby'ubucuruzi ku itariki 3 ubwo nibwo bwakeye nibwo bahise babajyana muri iryo joro we bamushyira kuri sitasiyo y'Ingera abandi babajyana muri transit kuri sitasiyo bahamukuye ku wa 6 bamujyana muri transit ubwo rero nkaba mfite ikibazo cy'uko abandi babarekuye baratashye bari mu ngo zabo wakaba yarasigaye ubwo naje kugira ikibazo njya ku karere ngiye ku karere ndabaza nagiye mbaza meya mbabwiye ikibazo mfite barambwira ati icyo kibazo si icya meya ni icya vice meya ushinzwe iriya transit ubwo baje kunyereka ahakorera ndagenda mubwira ikibazo mfite ni umudamu vice meya social ubwo mubwiye ikibazo mfite nibwo ambwiye ati no ese wa mubyeyi we amakuru uri kumpaka atari yo twe dufite ngende kuguha ariko amakuru ariyo fagitire yari afite ni IBM uko ni nanjye wazibahaye ntago ariwe ngo no ese ngo kari perezida w'abaforoderi ntabwo nibyo ntago mbizi ntariko bashaka kuba banamwiyitirira ko ari umuforoderi kuko bazi ko aranguraho ahazwi ubwo nibwo yambwiye ngo ningende mbibwire meya
ngiye kwa meya mbimutekereje arambwira ngo nta kuri kwanjye yafata mvugira umugabo wanjye, ubwo nahise nsohoka ndataha. Ibyo ngibyo jye nabifatiye aho yari aringera kuri sitasiyo, niho bambwiye ngo ni ikibazo afitanye n'umukuru w'umurenge. Ninde yakubwiye? Komanda. Iki kibazo na nkeka naba nzi naho yigeze nyine bagiranye ikibazo yubaka, akamuhagarikira abafundi, ariko ntabwo twari twakigeze nk'ikibazo. Ubwo niho nkeka baba barahuriye. Ubwo arangije amwitabye aramubwira ati Hakizima ati bambwiye kuri umuforoderi. Yabujije abafundi kubaka, ababujije. Ubwo ngubwo arabwira ngo muzanze munzanire umuntu wubaka hano. Nibwo rero abafundi bamubwiye ati uzabanza ujye kuburana n'umukuru w'umurenge, sinzi icyo agushakira. Ubwo ngubwo yaragiye, hari kuwa gatatu ndumva mbyibuka, ageze mu biro ngamubwira ati niwe Hakizimana? Ati ni jyewe. Bambwiye kuri umuforoderi. Ndati jye ntago ndi umuforoderi. Yamuhamagaye agiye kumubaza ibyo kubaka. Ngo nazagufata, ati numfata uzampane kuko jye ntago nkora fraude. Ubwo rero kuva ubwo ngubwo nibwo yatangiye nyine akajya amwigisha mu manama, ahabereye inama hose ugasanga iryo zina rirazamo ry'umuforoderi Hakizimana, ngo ariko bari kumwe. Ubwo sinzi naho nigeze kumva bavuga ngo bafatiye amaforode mu kabande, ubwo kuri patrouille n'imbara irayemo ntago mbizi. Arangije izo forode abura nyirazo, avuga ko ari iziwe. Ubwo ngubwo nabwo ntago bigeze baza hano ngo bamutware, kuko yaza gusanga ari n'iziwe bari kuza hano mu rugo bakamubwira ati ngwino wemararira ibintu byawe twafashe, ariko ntawe wigeze aza kumureba. Igihe barabafashe ba nyirabyo bariruka? Ntago mbizi kwa nuko byumva gutyo, nimba barabafashe simbizi, gusa we yahise yumva ko ari izuwo ngo. Icyo gihe iyo nzu yubakaga yarimo kubaka hehe? Mu isatere Kiyonza. Hari hemewe se aho yubakwaga inzu? Hari abari babahaye uruhushya rwo kubaka? Bari baruduhaye. Nawe ufite uruhushya rwo kubaka? Arimo no kubaka ahantu hemewe? Ngo tubwire ku isoko byabaye ryari bagenze bite? Ku isoko yaje kuva ku isoko nyine, ubwo ngubwo hageze aparitse imodoka, umukuru w'umurenge nawe ngahita aza n'aparika inyuma yiwe. Ngaraje aramubwira ngo Hakizima ngo ndakwifatiye noneho, ngo kingura ndebe ibirimo. Undi bitewe nuko yari amaze iminsi yumva uburyo amwigisha mu manama, ntago yakinguye. Yamubwira ati birimo se ubwo ushinzwe kuba ari wowe ubireba muyo? Ngo kingura. Undi ati ntacyo reka nkingura ubirebe. Ubwo ibyo nabibwirwaga n'abari bahari, ntago jye nari impaririko. Ubwo ngubwo nibwo ako kanya yahise akingura, ngo aramubwira ngo ngo byihorere, ngo byarangiye. Ubwo ahita haza inzego z'umutekano na Rwanda Revenue. Ubwo barangije imodoka barayisaka, akuramo ibirimo. Barangije imyenda basanzemo mu byo yari afite, ayibereka fagitire. Kubera ubwinshi bw'abaturage bari bahari huzuye, bahise bavuga ati muhoge tujye ku murenge. Ubwo ngo bajya ku murenge. Bageze ku murenge, ubwo nyine ikosa ntaho ryagaragariye, gusa ngo bamuciye amande y'agasuzuguro yuko yabanje kunaniza umukuru w'umurenge, ngo bamuca 10,000 niko nabyumvise. Ngo yarabitanze bamuha gitasi. Icyo biduhombya nuko ubu ngubu mu rugo nta kintu turi kwinjiza. Ndi kugira ibibazo by'ideni yagiye arimo bake, ndi no kugira n'ibibazo by'imisoro yewe ndi kubazwa. Imisoro gute? Imisoro yo mu masoko yakoreragamo y'ukwezi. Barayimbaza hajyaho n'amande. Nko mu isoko rya Viro yasuraga 8,000 ku kwezi. Isoko rya Gishamvu yasuraga 6 ku kwezi. Ya Rwanda Revenue amapatante yari yarayatanze yose. Iyi birarane ni imisoro y'ukwezi.
icyifuzo cyanjye ni uko mbona yarenganurwa kuko ari mu karengane. Uyu Hakizimana ufunze ni umuturanyi wacu, ariko mu by'ukuri nubwo afunze rwose twebwe nk'abaturanyi biwe biratubangamira, kuko umuntu yageraga ikibazo akamwirukira. Uyu munsi abantu bari kwishyura mituweli, yarafashaga abantu barenga 10, ugasanga rero ni ikibazo rwose pe. Kandi mu by'ukuri mu bigaragara nta kintu ari kuzira, kuko niba baravugaga ko bamujyaniye forode, nk'abaturanyi biwe nta forode twigeze tubona acuruza.